Amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Mu gitabo cya Zaburi y'150, ni Zaburi ya nyuma. Zaburi y'150 haravuze ngo mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye, nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Mushimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga. Gatandatu haravuze ngo ibihumeka byose bishima Uwiteka. Amen. Reka mbasabe dusome igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, igice cyaho cya 27, umurongo wa 12. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 27, umurongo wa 12 n'uwa 13. Muri hangana amasome nihuse kugira ngo ntabarambira. Haravuze ngo aba azaba ari bo bahagarara ku musozi wa Gerizimu no kwifuriza abantu umugisha nimumara kwambuka Yorodani, ab'imiryango ya Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Yosefu na Benjamini. Kandi aba ari bo bazahagarikwa ku musozi wa Ebali no kuvuga umuvumo, ab'imiryango ya Rubeni na Gadi na Ashera na Zebruni na Dani na Nafutali. Muraza kunyihanganira mbasabe dusoreze mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto. Rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorinto, ni igice cyaho cya kabiri, ni urwandiko rwa kabiri, igice cyaho cya 3. Ndifuza ko tuhasoma twese twahageze. Igice cya 3 mu rwandiko rwa kabiri rwandikiye itorero ry'Ikorinto, turasoma duhereye ku murongo wa 11. Haravuze ngo nuko rero niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa kubw'ubwiza bw'iya kabiri, noneho igumaho niyo izarushaho cyane kugira ubwiza. Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga, ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwashiraga. Ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. 16. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Ndagira ngo tuze gutinda kuri iri jambo dusomye mu gitabo cya Zaburi, nicyo gitumye dusoma n'ibi bitabo byose dusomye. Ariko mbere yuko twinjira muri ibi byanditswe, reka mbanze nshimira Imana itwemereye kuboneka muri aya materaniro, hanyuma dushimire n'abashumba bacu batwemereye kuba mwari no teraniro ngo tuganire namwe impamvu z'ibyiringiro byacu. Yesu abaha umugisha. Amen. Nejejwe n'Imana kubw'amashimwe bene data bashimiye mwari no teraniro. Hari igihe amashimwe atambuka, umuntu uri kuyumva ukibaza ngo ni iki Imana ivuganiye nanjye muri aya mashimwe ya bene data. Ariko mu by'ukuri dushimiye ko Imana twizeye ikora. Dushimiye Imana ko twizeye Imana ikora. Hari igihe
umuntu abaho ugakenera kumva nibura ikintu cyakugarura mu ibyiringiro. Sinsubira mu mashimwe bashimye, ariko mwene data umucuranzi yankoze ku mutima ashima Imana umunsi we yakira agakiza. Twari tumaze iminsi dufite igiterane cy'ububyutse dusaba Imana iminyago. Ntabwo ari ibintu bisanzwe kumva ubuhamya bwe, si ngombwa kubuvuga, ariko nshimiye Imana ko akiri mu nzu y'Imana. Numvishe mushiki wanjye umwe washimye Imana aravuga ngo yamaze amezi 4 ku mwuka. Imana ni igitangaza. Njyewe nibuka iminsi 3 yonyine, namaze iminsi 3 ku mwuka, 3 yonyine, 3 gusa. Noneho ntekereza amezi. Imana irahambaye. Ejo nibwo nari ndi gusoma ijambo ry'Imana, ndeba urugendo Imana yakoranye n'Abisiraheli bava muri Egiputa. Ndeba ko ntibigeze banyura ku isoko rigurirwaho imyenda. Nta n'umwe muri bo nibura wahagurutse muri Egiputa ngo aterure imbuto azabiba nibura ngo bazayirye. Ntibigeze bahinga. Ndeba uburyo n'igitare cyarimo amazi yo kunywa Imana yagishyize mu rugendo rwabo. Noneho nyuma yabo bamaze kubona amazi mu rutare, ngo aho bajyaga n'urutare rwagendanaga nabo. Imana yacu ni inyembaraga ku rwego rurenze uko tubitekereza. Ndagira ngo dusangirire ijambo ry'Imana muri iyi Zaburi y'150. Iravuze ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Zaburi, niwumva tuvuga Zaburi ujye wumva indirimbo. Zaburi iri mu byiciro byinshi. Hanyuma harimo Zaburi zaririmbwaga n'abaririmbyi basanzwe, hakaba na Zaburi zitari zemerewe kuririmbirwa ahandi keretse Yerusalemu gusa. Iyi Zaburi Dawidi ayivuga, cyangwa se impamvu yayo yo kwandikwa, twese twayigiraho uruhare. Kuvuga ngo dushimire Imana byonyine ubwabyo, kuba Imana yemera kwitwa Imana yacu, naryo ni ishimwe rikomeye. Ku buryo aniseti nsenga nisanzuye, ndafite undi muntu ntegereje ngo aze kumvuganira, ndafite umutambyi uri bujye gutamba igitambo kugira ngo isengesho ryumvwe, Imana igakuraho urwo rusika rwadutandukanyaga nayo. Ibitambo byari kuturushya ikabikuraho, cyane ko nta n'abatambyi twari dufite bari kudutambira. Yewe nta n'igicaniro twagiraga twari gushyiraho igitambo. Nta n'ahera twagiraga nibura ngo twari kugera hakavugirwa. Dawidi wagiye kubivuga rero, mwihangane nkoresha iki Kinyarwanda, arishongora aravuga ngo muyishimire ahera hayo. Ntabwo abivuga, ntabwo yaravuze ku kandi gasozi, yaravuze i Yerusalemu. Yaravuze i Yerusalemu mu isanzure ry'imbaraga zayo. Ni agasozi kari karatoranyijwe katabaho umupfumu n'umwe. Ni agasozi katakorerwagaho imirimo ihumanye. Ni agasozi k'imirimo yera gusa. Bivuze ko umuntu wese uri buhagere arahagera ku bw'izina ry'Uwiteka. Hanyuma hari ibintu byinshi nari butindeho. Haterekwaga intebe, hari ibitereko by'amatabaza, ibyo simbitindaho. Aravuga ngo nimuririmba mukoresha ibyuma, yabivuze nebewu, ishako, myirongi n'inanga. Aravuga ngo kandi muyishimire mu isanzure ryera, muyishimire ibizimbaraga yakoze. Imana ishimwe. Reka subira inyuma mu gitabo cy'Itangiriro. Imana irema umuntu, hari ibintu by'imbaraga yakoze. Yabumbye igitaka, icyondo kimaze kuba ari ikibumba kiraho. Bibiliya iravuga ngo Imana ihumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ubu bugingo buzima bwumva Imana, ubugingo buzima bukaganira n'Imana,
ubugingo buzima ntibwagombaga no gupfa. Ubu bugingo buzima yari imibereho ituma umuntu n'Imana bagirana ubumwe. Imana aho iri ikumva imitekerereze, ikabona imigendere, ikamenya umubabaro n'ibyishimo by'uyu muntu uri mu bugingo buzima. Hanyuma Adamu aza gucumura, ibyo byose murabizi simpatinda. Imana irangije imukuraho umwuka wayo, asigarana ubwenge bw'umuntu, kominikasiyo ye n'Imana ikajya ibaho inyuze mu bitambo. Simpatinda naho umwuka w'Imana kajya hagenda akabahangaho, bakumva iby'Imana ivuga. Simpatinda ibimura muri Edeni, baragenda, abantu barakwira, barakura, baba benshi. Tugeze mu gice cya 6, Imana ireba gukiranirwa kw'abantu, iravuga ngo ntabwo umwuka wanjye azahora aruhanya n'abantu. Iravuga ngo noneho iherezo ry'ibifite umubiri byose rinje imbere. Imana irakarira ibiremwa bifite umubiri n'abantu, reka nihute, iza no kurimbuza abantu umwuzure, harokoka abandi. Abarokotse baza n'ubundi kugoma. Nibureba icyaha cyo kugomera Imana cyakomeje kubaho na nyuma y'aba bantu b'umwuzure. Imana ishaka umuntu waba ubuturo bw'umwuka, ku buryo yajya ahurira n'Imana mu isanzure ryayo ryera. Imana ikajya imubura. Rimwe na rimwe ihitamo Nowa. Hari abantu Imana itangira ubuhamya, Imana idushyire muri uwo mubare, kuko kwizera Imana bigira indi ntambwe utera. Ntubu ukizera gusa, ahubwo no mu maso y'Imana ukaba uri umwizerwa. Imana ijya guhamagara, ihamagara abantu bayizera, ariko igiye gutuma, ituma bizera babizerwa. Iyo Imana igiye kumva amasengesho, yumva amasengesho y'abizera. Ariko iyo igiye kugirana igikorwa n'usenga, ikigirana n'usenga ariko yizerwa. Haleluya! Imana idushyire ku rutonde rw'abantu ihitamo ikabemera. Hari igihe yigeze yizera Yobu, ibwira Satani ngo uvuye he? Satani aravuga ngo mvuye kuzerera mu isi no kwitambagiramo. Iramubwira ngo witegereje ubona Yobu umugaragu wanjye ukuntu akiranuka? Satani aravuga ngo yabuzwa n'iki? Afite abana, afite umugore umwubaha, afite ishyo, afite ibintu. Rangije aravuga ngo bintize gatoya urebe ko azongera no kugusenga. Urebe ko azongera. Imana iravuga ngo ndabiguhaye. Iyo Imana yizera umuntu, mwihangane ibi bintu ntibibagushe, ariko iyo ikwizera ikubona nka mbaraje iri mu mwuka hejuru y'inyanja. Amazi y'inyanja niyo yagira umurabangana ate, ntabwo yatemba niya mbaraje. Iyo Imana ikwizera ikureba hagati y'abapfumu n'abarozi, ikajya ibonura impamvu kuri bo. Wowe wareba ugahagarika umutima, ariko uburyo Imana iba yaratoranyijemo umuntu imwizeye, ikavuga ngo nabe hariya kugira ngo imbaraga zanjye zijye zimanukira kuri we, nabo batazizi. Kuko iyo ikwizera irakwirata. Haleluya! Irakwirata. Si igitangaza ko umuntu Imana yizera aba muri proje y'abapagani, y'abantu badakizwa. Kwizera Imana, uburyo Daniyeli yari umwizerwa mu maso y'Imana, byatumye imureka ajya muri Babuloni. Irabizi ko Daniyeli nagera i Babuloni bazamenya Uwiteka. Natangajwe n'ukuntu basabwaga akajeste gatoya cyane. Barokore b'iyi minsi hari igihe bajya bavuga ngo hoya ngo nta kibazo, ngo wowe ngo pfa kubikora ngo ujijisha, numara kujijisha. Ejo bundi twabatije aba bene data b'abamizirima bageze mu 114. Noneho tubatizamo n'imiryango. Hari umugore wakiriyemo agakiza, amaze kwakira agakiza aratubwira ngo nzajya nsengane. Umugabo we yari shehe. Imana irangije iravuga ngo nimumufatire amasengesho. Hari abantu bagoranye ku buryo kugira ngo Imana ibagereho ibanza kugora abandi. Kugira ngo Imana ibabone bikaba ngombwa ko hari abantu bagorwa,
iratubwira ngo ni mumufatire amasengesho. Imana ndi igitangaza, ibaze gufata umuntu umwe akajya kurya abandi bagasonza kubwe, wari muri feelings ziwe. Iratubwira ngo ni mumusengere. Turasenga, hari imbere ho gatoya ya myigaragambyo cyangwa se za ntambara za Hamas na Isiraheli. Turi gusenga, Imana irangije iravuga ngo ngiye kumuhindukiza ukuboko kwanjye kw'imbabazi. Imana ni igitangaza. Abana be babiri babaga Gaza Strip, niho bari hafi aho ngaho, n'ubundi muri area yari irimo imirwano. Ise niba yarabuze icyo akora ntabwo mbizi, n'uyu munsi simbizi, yiyumvamo kuza kudutega amatwi nyine tukicarana tugasangira ijambo ry'Imana, turariganira. Hari abantu bajya bakomera iyo bageze ku byanditswe ugasanga barikomeje, ariko bene abo ndabakunda kuko umuntu wagaragaje uruhande agoranyemo Imana imugorora ihereye aho. Imana imugorora ihereye aho ngaho, aho ahengamiye niho itangira kugenda igorora ihondahonda. Imana ifite ukuntu igenda ihakubita akanyundo ukagenda wemera. Muririmbyi yaravuze ngo umvugutire maze uncure inkamba zose zimvemo, umpindure icyuma cyawe uhora ugira gute unkoresha. Hari uburyo Imana ijya ivugutira umuntu. Kuvugutira ni ikinyarwanda ariko gikoreshwa ku bacuzi kuri kimwe twita ikivubo. Iyo bavugutira bagira batya baba bari kwenyegeza umuriro. Iyo Imana rero ivugutira umuntu iba iri kwenyegeza amakuba amutera guhunga isi n'abantu, agahunga imbaraga ze kuko zananiwe, agahunga aho yumva yarashoboye kuko atagishoboye, agahunga bimwe yari yikomejeho kuko atagikomeye. Imana ikavuguta ikamworoshya ku rwego yiterura akaza avuga ngo nshaka kumva icyo Imana ivuga. Hari abantu bajya basanwa no kumva Imana batazanwe no kuyizera. Shimiye Imana ko abo nabo batajya batahiraho Imana iravuga. Araza, twari turi gusoza, abantu twari turi gufasha kwiga Bibiliya, arangije aratubwira uti noneho ibya Bibiliya ntibibagore, reka mbahe Bibiliya, reka nzibagurire. Arekura amafaranga menshi, agura Bibiliya 300. Agura Bibiliya 300. Icyo gusa agikoze Imana irururuka, iravuga ngo igukirije abana urupfu kuko ukoze igikorwa cyo gukiranuka. Mumbabarire mu nyumvire, ndagira ngo tuganire kuri lisanzure ry'Imana ryera. Akoze igikorwa cyo gukiranuka adakiranuka. Ako kantu namwe murakemera? Ni mu nyumvire. Imana ihamagaye Petero, iramubwira ngo ngwino nkuroteshe. Petero aragenda, abona ibyo kurya bihumanye, iramubwira ngo rya. Abwira Imana ngo kuva mbayeho sindarya ibi biryo bihumanye. Imana iravuga uti icyo nejeje ugihumanya nkandi. Petero nihute ngera kuri iryo jambo, atera intambwe aragenda ajya kwa Koroneliyo. Asanga ngo ni umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka. Petero aramureba, aganira nawe ijambo ry'Imana, aramubatiza, reka amarenge. Harangije aravuga ngo menye neza ko mu mahanga yose umuntu wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana igira gute? Iramwemera. Mu isanzure ry'Uwiteka hariyo abantu tutaratekereza ko bahari. Na Eliya yigeze agira ngo ni wenyine, aravuga ngo turashize none ninjye usigaye. Iravuga ati reka da, hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Mu isanzure ry'Imana hariyo abantu. Muririmbyi yaravuze ngo abagezeyo baragwiriye, abandi nabo bari mu nzira. Abari mu nzira ntimugire ngo nabategerejwe, nabari muri Kristo Yesu bamaze kwizera bagitegereje kuza kwitorera, kuko inzira ni Kristo Yesu. Hari abantu rero batwarwa nayo. Kristo wamugereranya na esanseri. Esanseri umuntu ayigendamo ahagaze atari kugenda, sibyo ra? Ntabwo bisaba ngo ujye kuzenguruka muri eleveta uzenguruke ngo kugira ngo ugere iyo ugiye, neva. Ni uguhagararamo. No muri Kristo niko bimeze. Ubu abantu bageze muri Kristo bari mu nzira. Ubu hari umuntu ugeze ku marembo agenda, hari n'umuntu uri hafi, hari umuntu abera batangiye kureba bakamubona. Ubu ibyaremwe byose, abamarayika,
ibizima n'abakuru bafite amatsiko yo guhishurirwa kw'abantu banesheje bari muri Kristo Yesu. Amen. Ariko nkumbuye umunsi itorero rizazamuka, nkumbuye umunsi itorero rizazamuka. Icyiza gihari gishobora kuba kibi ku muntu wanjye w'imbere wa kamere y'umubiri, ariko kikaba cyiza ku bugingo, nuko tuzaguruka tudafite iyi mayindi tugira. Ntabwo nzaguruka ntekereza nkanjye, ariko bizaba ari feelings n'ubundi bizaryoha byanze bikunze. Byanze bikunze bizaba biryoshye. Niba gufashwa mu materaniro biryoha bingana bityo, niba hari ikintu kiryoha nukuzura umwuka wera, niba hari ikintu kiryoha nugusenga udakiranirwa. Ibi bintu biraryoha. Hari umugabo wigeze amubuhamya arambwira ngo niba ari ikintu kiryoha ngo nukurengana utari umunyabyaha, ngo nawe igihe baguhora ukuri wakoze ibyaha ngo ubura n'ubuhamya mu maso y'Imana, wajya gusenga ubwira Imana ngo igutabare ugasanga ufite urusika rugutandukanya nayo. Ngo ariko iyo urenganya wigaragambya nk'umuntu uri mu cyaha. Imana ni igitangaza. Amen. Nkumbuye ukuntu itorero rizagenda. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo tuzajya mu mwuka rimwe, tuguruke mu kanya gato, tube twarigezemo. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi. Ikintu gitangaje, na ba Samweli bapfuye cya gihe kera, na ba Yesaya bazakanguka nk'abapfuye mu kanya. Haleluya! Bazakanguka bagire ngo nibwo bagisinzira. Ubu nta miruho n'imihate barimo, barasinziriye nyine nk'uko umuntu asinziriye, ntibarota ntibicura. Imana izavugana no kwizera ko muri bo, kwizera kubwira ingingo zabo ngo nimubeho babeho, kwizera kubwira urupfu ngo rubaruke, kwizera kubwira ibitare n'ibituro ngo nibimeneke bikinguke hanyuma bazuke. Kandi uyu Yesu niwe nyir'ubutware. Uburyo yabikozemo kwa Lazaro nibwo buryo azabikoramo. Ntabwo bizamusaba kwinjira mu rupfu, n'ubundi yarwinjiyemo rimwe arasohoka. Urupfu rusanzwe rumuzi. Kwa Lazaro yaravuze ngo Lazaro we sohoka. Ariko Imana ni igitangaza, ifite uburyo ivuga umupfu w'iminsi 4 umaze iminsi 4 apfuye, yaraboze anuka. Ifite uburyo ivuga, wa muntu akamera ugutwi kumva, amaguru akaba mazima, ingingo zikaba nzima. Kandi ikintu gitangaje ku muzuko wa Lazaro, yazutse atarwaye indwara yamwishe. Yazutse atazukanye indwara yatumye apfa. Ubu ku muzuko w'abizera tuzazuka tudafite ibibazo byaduteye gupfa. Umuntu wapfuye yishwe n'indwara azazuka ari normal. Haleluya! Azazuka ari muzima. Ubuzima n'ubugingo bw'abo bantu bubitse he? Nagira ngo tuganire ku isanzure ry'Imana, sanzure ry'imbaraga z'Imana z'ibyo yakoze. Abambere Imana imaze kubatwara umwuka ibasigira igitambo. Twebweho Kristo aragaruka, araza atubera igitambo, aravuga ngo ibi nkoze birahagije, ibi birahagije. Ibi birahagije. Arapfa, simpatinda, amaze gupfa arazuka. Azutse asanga hari umugore wamutegereje, nkunda Mariya Magadalena. Mana we, asanga Mariya Magadalena yamutegereje. Apfuye nimugoroba ku wa gatanu, isabato igiye kuba. Mariya arababara, ajya i Goligota, aramureba, areba urwo apfuye n'uburyo yamukijije.
aramwitegereza. Ku wa gatandatu aravuga ngo sinjya kumva ni ku isabato kugira ngo ndahumana ngacumura ku mategeko y'umwami wanjye, reka ndindire mu gitondo cyo ku cyumweru. Ku cyumweru mu gitondo, ku wa mbere w'iminsi 7, Mariya Magadalena aravuga ngo ndagiye. Abyuka hatarabona, afata ibihumura neza, aravuga ngo ndashaka kujya ku murambo w'umwami wanjye nkawutunganya, kandi ndahamara umwanya munini kugira ngo nze kuresista, reka njyane imibavu yo gutunganya umurambo, ariko kandi imibavu irabihumura itume sporta umunuko w'umubiri kuko yaboze. Yikorera ibihumura arirukanka ajyayo. Agezeyo atungurwa no gusanga igituro kirangaye. Ahava afite agahinda kenshi, ajya ku icumbi ry'abigishwa. Arababwira ngo nkurikije uburyo nabanye na Yesu n'uburyo nabasanganye, nkurikije uburyo mwajyaga mutubwiriza, ntimwari mukwiriye kuba musinziriye. Umwami bamujyanye, akangura Petero na Yohana, arababwira ngo hoya, ntimufite impamvu yo gutuza no guceceka, bamutwaye nimuze. Petero ngo abyumve, yibuka amwihakana, afatwa n'ikiniga. Yohana byumve, yibuka bamwica areba, kuko Yohana we yari igorigota. Arangije aravuga ngo reka njyeyo. Petero ariruka, Yohana ariruka. Yohana ngo ahageze ntiyinjira mu gituro. Petero amubonye aravuga ngo ngereka njyemo. Imana ishimwe. Njyewe reka ninjire. Ngo agere mu gituro, simatinda aho ngaho, si ibyo nshaka kwigisha. Babona imyenda, Petero na Yohana bahagarika umutima. Bibiliya iravuga ngo bizera ibyo yabwiwe na mugore ko Yesu bamwibye. Aravuga ngo n'ubundi ubu bamujyanye. Yohana aravuga ati n'ubundi burakeye, abamujyanye baraza hano, ubu dusigaranye abanzi benshi. Aho kugira ngo dufatirwe mu cyuho, reka tugende bazadufatira ahandi ariko atari kumva ya Yesu. Baragenda baravuga ati Yesu bamwibye. Mariya Magadalena aravuga ati n'ubundi nabazanye bwije, munsize bukeye, natinyaga ijoro, nimugende. Ndaguma. Aguma kumva ya Yesu. Aguma kumva ya Yesu. Dufite abantu bafite Yesu muzima utarapfa, baravuga imirimo ya Yesu ariko ntibarajyana nawe mu rupfu. Dufite n'abantu bari kumwe na Yesu mu rupfu ariko batarazukana nawe ngo babeho ubuzima bwa Kristo. Naje ndi kumva umwigisha umwe wari uri kubwiriza, asoma Bibiliya mu gitabo cy'Abaefeso. Arangije mbere yuko yigisha aravuga ngo abantu benshi bagira Bibiliya, ngo ariko bo Bibiliya ntizibafite. Yakoresheje ijambo riremereye, aravuga ngo abantu benshi ngo bazi Yesu, ngo ariko Yesu we ntabazi. Nibuka ijambo ryavuzwe mu buhanuzi bwa Yesaya ngo abakobwa 7 bazaza babwira umugabo ngo twemerere twitirirwe, aho kugira ngo tugume iwacu tugumirwe, reka twitirirwe izina ryawe, ntabwo tuzakurushya, tuzitunga, tuzajya twigaburira, twiyambike, ariko nibura twitirirwe ko turi abagore b'umugabo. Ntimugire ngo nibizasohora ku bakobwa, oya. Bashushanya itorero. Abo basobanuye abakristo benshi bazitirirwa Yesu, bakagira amadini babamo ariko batagira ijambo rya Kristo muri bo, bakiyambika, batambara umwambaro w'agakiza, bakigaburira, batarya ibiryo biturutse ku Mana. Ibyo kubaho kwabo byose ari bo bimenya, batagira iby'inshingano za Kristo muri bo. Mariya Magadalena areba abagabo bakangutse bagasanga Yesu yagiye, muri bo nta n'umwe utekereje ngo ari he, nta n'uvuze ngo tujye kumugarura. Basubirayo bariruka. Mariya Magadalena aravuga ngo singenda nkamwe. Nakunze ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo nimwe mwagumanye nanjye. Hari abantu babanye na Yesu mu mibabaro, bageragezwa bagumana na Yesu. Hari abantu birinze ibyaha mu makuba. Haleluya! Hari abantu barozwe bo ntibajya kuraguza,
hari abantu bibwe barihangana ntibajya ku mupfumu, hari ababuze akazi ntibatanga ruswa, hari abantu babuze hepfo na ruguru ariko bagumana na Yesu. Munyikirize haleluya. Mama Obama Imana imuha umugisha yatubwirije aravuga ngo mwumve iby'Imana igiye kubakorera ngo ibafashe ukuboko. Bene uwo muntu wagumanye na Yesu mu mibabaro, Imana imufata ukuboko, Imana imufata ukuboko. Hari abantu barwaye bagumana na Kristo, hari abantu babaye imfubyi bagumana na Yesu. Mariya Magadalena aravuga ngo sinakwitura kugenda ntamenye iby'iherezo ry'umubiri wawe, aravuga ngo ndaguma hano. Akihari aho Petero yabonye imyenda, Mariya habona abamarayika. Iyo umuntu yagumye imbere ya Kristo abona ibinyuranye n'ibyo abandi bareba. Iyo umuntu yagumanye na Yesu, Imana ishimwe, yumva ibitandukanye n'ibyo abandi bumva. Mu ruhame rw'abenshi Imana ivugana nawe personnel, abandi bahari ariko wowe ikagusura by'umwihariko. Mariya yagumanye na Yesu abona abamarayika mu mwanya w'imyenda. Imana igira ikindi kintu ikwereka, igira urundi ruhande guhishurira. Imana yongera igira uburyo ikwereka. Shehe akigura Bibiliya Imana yaramubwiye ngo kuko ukoze igikorwa cyo gukiranuka abana bawe ndabarokoye. Arabahamagara, hari abantu bahita boroha mu mutima, arabahamagara aravuga ngo ndabashaka muze dusangire. Imana irabarokoye, bavayo bazanywe no gushimana nawe Imana gusa atakiriye agakiza. Bakigera mu Rwanda aho bari bari, inzu n'uyu mwanya ntibinagaragara ko higeze haba inzu. Shehe harapfukama ararira aravuga ngo Yesu nkiriza umwana njyewe ntamukunda, Yesu nkunda ntamukunda. Yesu wankirije abana batamwizera batamwemera, ngo nabaguriye Bibiliya ngo muzagende muzisome, ngo ariko njyewe nta yanjye yari irimo. Yaratubwiye ngo muri Bibiliya 300 nta yanjye naguzemo. Ariko Yesu bihaye agaciro aravuga ngo nzamukorera. Ako nari ngendereye rero mvuga kuri shehe, amasengesho y'umudamu we niyo yatumye shehe akururuka, aramukurura. Nuko wenda mise nihuta, ariko umuntu wasengeye mu isanzure ry'Uwiteka akorana n'Imana iby'imbaraga. Akorana n'Imana iby'imbaraga bitandukanye n'ibiri mu mitekerereze n'ibyo twizera. Kuko hari ibintu bikorwa nuko twasenze, hakaba ibintu bikoreka kuko biri mu masezerano, hakaba n'ibikoreka kuko twegereye Imana. Dawidi yaravuze ngo kwegera Imana kuri nge nibyo byiza. Hari igihe kwegera Imana, Imana ikureba ikabona hari ibindi ukeneye itavuze, ikabona hari ibyo ukeneye utasengeye, igakora mu bubiko bw'amasezerano yayo kubw'imbabazi zayo nyinshi, ikavuga ngo akira uyu munsi twiriranwe. Umuntu wiriranwe n'Uwiteka, Imana imugabira ibitandukanye n'ibyo yasengeye, Imana ikugabira ibitandukanye n'ibyo wizeye, Imana ikugabira ibitandukanye n'ibyo yasezeranye nawe, kuko irenga amasezerano igakora ibingana n'ibyo ishoboye gukora, kuko tuba turi communion n'ubushobozi bw'Imana. Tuvuge ku isanzure hanyuma dusenge. Imana ishimwe. Ibyiringiro Mariya afite ku gituro ni umurambo wa Yesu kuko yabonye apfa. Ikintu gitumye Mose ari confident, afite confidence zo kugendana n'Abisiraheli akanyura mu butayu atitaye ku byorezo birimo, kuko mu butayu hari harimo inzoka. Mose yarabizi kuko yaragarutse avuye mu butayu. Ubutayu yanyujijemo Abisiraheli yari yabunyuzemo ari wenyine arere turu. Sinzi niba mubyibuka, bwa mbere yabanje kwirukanwa ajya Mediyane kwa Yetiro, arongera ava kwa Yetiro agaruwe n'Imana. Ahantu agiye kubanyuza arahazi, yahanyuze arere turu. Azi neza ko harimo skoropiyo, arabizi ko nta hema yanyuzeho, ariko ikintu gitumye aba confident akemera ko aba bantu bari bugende bagashyika
nuko Imana imubwiye ngo muri mwebwe ndashyiramo inkingi y'umuriro n'igicu kandi nzajya nyuza kugira neza kwanjye muri mwe. Mose aravuga ngo ubwo uvuganye natwe kandi tukaba tubona ibimenyetso byawe tugende ntacyo bidutwaye. Aravuga ngo kuko iryo ni ryo tandukaniro ryacu n'abanyamahanga. Aravuga ngo abandi bo baremererwa n'imana zabo barazikorera zikabavuna, ariko twebwe tuzahumurizwa nuko twebwe nawe twagendanye. Dushimiye Imana itagiba umutwaro kuri twe ahubwo idutwaza imitwaro yacu. Nyamara nubwo ahagurutse iramubwira ngo Mose we, kugira ngo nzabagirire neza, imubiha ibihamya n'ibimenyetso. Irangije iramubwira ngo nimufate isanduka y'isezerano, imubwira uko bayicura simpatinda, bafata n'ibijya mu isanduka. Reka nihute. Mose aza gupfa. Apfuye Imana ihamagara Aroni, ihamagara Joshua, iramubwira ngo ngwino. Hari igihe tuganira ijambo ry'Imana tukarinyuraho, ariko tekereza iki? Yosuwa ku musozi Sinayi, Imana ibwira Mose ngo ngwino tuganire. Joshua yazamukanye na Mose, igicu kimutandukanya n'Abisiraheli, ikindi kimutandukanya na Mose, ariko Joshua aba ku musozi Imana iriho, yumva iby'Imana yavuganye na Mose, agaruka afite imbaraga. Ariko ibyo ntibyamukujije. Bambuka inyanja itukura, barayambuka. Ibyo ntibyatuma Joshua akura. Imana ni igitangaza pe. Kubona inyanja itukura icikamo inzira, nakunze ukuntu abagira iki bavuga, baravuga ngo barasimbukijwe. Bo barabirebye babona n'izindi force zaje, n'izindi imbaraga zitandukanye nuko batekereza. Abafilosofi bahakana Imana iyo bageze ku nyanja itukura baravuga ngo ibyo byo biratuyobera. Uyu munsi hari ibintu bibiri batajya bamenya ibyo ari byo: umuzuko wa Kristo n'inzira yacitse ku nyanja itukura. Abantu bahakana Imana iyo bageze aho ngaho bashyiraho point d'interrogation, baravuga ati ibyo ngibyo bizisobanure. Byatumye hari abafilosofi bamwe bidekarara, baravuga ngo ntitwemera ko ihari kuko mutubajije aho iri ntitwayibereka, ngo ntitunavuga ko idahari kugira ngo niduhura nayo itazatubaza impamvu twavuze ko idahari kandi iriho. Bidekaraye kuri ubwo buryo kugira ngo biyopoza, bavuga uti wite nubwo tutakwitayeho ariko ntitunakwirengagije, urahari nubwo tutakubona ariko uriho, nabwo ntituvuga ko uhari batubajije aho uri ntituza aho utuye. Babyanzura batyo. Ibyo ni ibitangaza. Ku nyanja itukura inkoni gusa, aka systeme ni sawa. Aka systeme ni sawa. Imana hari igihe igakora ku burwayi. Bibiliya yaravuze ngo ihindukirira ingabo z'Abanyegiputa ngo bacikamo igikuba. Hari uburyo ijya ibikora, inama zateranye ikabacamo igikuba. Haleluya! Ku munsi w'umwanzuro wo kuduhemura Imana ikabahindukirira. Hari igihe ijya ibahindukirira. Mana ishimwe. Hari ukuntu Imana igihindukira. Kareba ubushomeri n'igihe kinini yabureba bukibwiriza bukagenda bwiyembayembya. Hari igihe bugenda gahoro gahoro bwiyembayembya. Sinzi niba mwari mwabona umwana ukozwe n'isoni. Nigeze igihe kimwe bimwe by'imirurumba, nigeze ngira umururumbaho njya kwiba mu nkono mu kibindi. Mu kibindi bari baratazemwe avoka, noneho banatetse ibijumba. Njyayo ntabwo habonaga neza rero. Kumbi mama we yagezeyo mbere, noneho njye ngenda ndeba ikibindi ntareba uwagezemo. Mfundura ikibindi amagaze imbere, nkuramwe avoka nshyira mu mupira n'ikijumba ngishyira mu mupira. Ngiye kumva numva ari imyoshe. Arambwira ngo ubwo se ngo ntabwo ndeba. Ndamubwira nti ndiyembayembye. Nako nashakaga kubabwira, ndiyembayembye. Ndavuga nti narije kumva ko yahiye, avoka zahiye. Ndongera nsubizamo gahoro, ngenda nkozwe n'isoni. Imana rero hari ibintu igihindukirira nabyo byahuza n'aya maso bikiyembayembya.
indwara ikahava nk'aho yari yaraje nta gahunda igira, ikagenda yitoratoza ukabona irarenze. Abanyamagambo bakitoratoza ukagira ngo sibo babivuze. Hari igihe igihindukira. Haleluya! Kandi ntabwo byita ku minsi bihamaze. Iyo ipfa guhuza nabyo amaso gusa biriyembayembye. Dayimoni yigeze ibona Yesu irangije iriyembayembye iramubwira ngo njye nawe duhuriye he? Ntimwasomye Bibiliya? Iramubwira ngo njye nawe duhuriye he mwana w'Imana, ngo kuri umwana w'Imana ngo tukaba ingabo y'ikuzimu. Barangije baramubwira ngo witugirira nabi ntuduhemukire, twohereze hariya twigendere. Bariyembayembye bigira mu ngurube. Imana igira ibintu ihindukirira. Imana igira ibintu ihindukirira byiyembayembye biguhunge. Hari igihe byiyembayembya tayari Imana ishimwe. Ukajya kubona ukabona ubukene burashoreranye n'ubutindi n'ubuhanya bukiyembayembye bugacaho. Hari igihe bujya bunyura mu cyanzu bukiyembayembye. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo bazaterana, ariko sinjye uzaba ugize gute bateranyije. Iyo rero ihindukiye ikabarebamo kuko bateranye itabizi, bose bagira isoni bagatatana. Ngo ireba mu Bisiraheli ngo bacikamo igikuba. Umva kandi ga systeme ngo bituma amagare yabo akururuka aruhije. Irabanza irabatinza kugira ngo isange Abisiraheli barenze. Hari ijambo yabwiye Mariya, yaramubwiye ngo wikwibaza uko ibyo bizakubaho. Imana ibwira Mariya ngo uzasama inda. Umva iby'imbaraga Imana yakoze. Mariya yaravuze ngo ndi isugi ntabwo nasama inda. Irangije iramubwira ngo ibyo ushidikanya. Umva ukuntu marayika Gaburiyeli yamubwiye. Yaramubwiye ngo na Elizabeth mwene wanyu ngo bafite inda y'amezi 6. Uzi icyo bishaka kuvuga? Biravuze ngo ntabwo ari wowe Imana ibyigiyeho. Elizabeth nawe yarasamye. Hari igihe Imana ivugana nawe ukumva ibyo ivuze ntibizakoreka, ariko si wowe izaba iri kubyigiraho. Ntabwo ari wowe ibyigiyeho. Elizabeth baratwite. Numvaga mwene data, uyu ni grand frère, quartier y'iwacu nimwe twari duturanye, ndamuzi kuva kera mu primary Gihundwe. Turaziranye cyane. Bamaze imyaka 8 nta rubyaro. Ntimwabonye umubyeyi washimye Imana bamaze imyaka ingahe? 7 nta rubyaro. Bibiliya iravuga ngo icyubahisha Uwiteka nuko ikinga ibintu, ngo ariko abami n'abatware bakanezezwa no kubigenzura, ariko yo ikabikinga. Hari igihe rero ugira ngo ni wowe wenyine igiye guha urubyaro, kandi uyu mwene data nawe arakikiye imyaka 3 irashize amufite. Uriya nawe yatweretse uruhinja. Marayika abwira Mariya aramubwira ngo si wowe duhereyeho, Elizabeth nawe yarasamye. Amen. Nihute ngere hafi njye gusoza. Imana ibwira Mose ngo noneho nimugendane isanduka y'isezerano. Barayambukana. Mose aza kwitaba Imana, aragenda ihamagara Joshua iramubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukoza. Mwakwibaza Joshua arahita aba munini, ntabwo ndi burengaho. Araba igisore nka shumbusho. Aragenda mere nk'uko gashugi angana, aganguza be bawonsa. Joshua how ari bukuri. Joshua ari trained, yaraye ku musozi Imana iriho ntiyapfa. Umusozi abandi bakandagiye bakabizira, inyamaswa yari kugeraho bakayicisha amabuye, ari ryo tegeko ry'Imana. Joshua yarawuzamutse amanuka nta n'ibicurane. Igihe Mose yamaze, Joshua yari ahari kandi azadashonje. Ariko Imana iramubwiye ngo uyu munsi ndatangira kugukuza. Joshua arakura. Gukura kwa Joshua ni mwagize se ngo Joshua yarabyimbye araganguza Abisiraheli babona ni ikigabo kibizigira? No,
yagize maturite, yagize ubwenge bushyikira bukegera imirimo y'Imana. Yarakuze muri mayindi, atangira kumenya Imana no gukora kwayo. Ubu hari abantu babanye n'Imana, Imana ikora imirimo n'ibitangaza ariko ntibakura. Bibiliya iravuze ngo mu isanzura ry'imbaraga zayo ngo abariho muyishimira. Ntabwo wagera muri iryo sanzure ugifite imbaraga ziri toto, ugendera ku minsi 3 y'amasengesho na kanyare na kizabonwa. Ibyo biraciriritse. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga. Riravuga ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'iki? Z'umutima, ngo aguma mu butayu kugeza igihe yerekewemo Abisiraheli. Hari ububiko bw'imbaraga z'Imana Imana itarakugezamo ngo usabiye kwinjiramo, kugira ngo ukuzwe n'Imana, ube mu isanzure ryera, wumve imitekerereze n'imikorere y'Imana biba biri extra, birenga imbaraga zigutsikamiye. Imana igukuze. Haleluya. Reka mbasabe, ndabinginze ku bwa Kristo, kora mu kiganza cy'umuntu mwegeranye gatoya gusa, ugire gutyo umubwire ngo kuzwa n'Uwiteka. Ako gusa ntacyo. Imana igukuze, wongere wumve imitekerereze y'Imana, wumve gukora kw'Imana. Hari ubumana utarumva, hari ubuzima utarasobanukirwa, hari imbaraga zayo utaramenya. Imana igukuze. Amen. Imana igukuze, wumve ibindi bintu biri mu migambi y'Imana kuruta mu migambi y'abantu. Joshua arakura, yavuze ijambo nkunda. Yaravuze ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Atangiye kugira igihango n'Imana n'indahiro, kuko yabaye upgraded muri mayindi. Amen. Nihute. Imana irangije gukuza Joshua, abatambyi bari bagihari. Ako niko nsorezaho kugira ngo abantu bagende. Imana iravuga ngo isanduka mujye muyibanza hirya imbere, ibabwira intera ndende, ibirometero 200, 2,000, igashyiramo hagati. Kavuga ngo nduyikurikira yegeraho, kuko icyubahiro cy'Imana bari bagitwaye mu isanduka. Noneho abantu bakajya kure yayo, ariko noneho rimwe na rimwe bakajya kure y'isanduka, undi munsi bakayinyuraho. Muzasome Bibiliya ngo bageze kuri Yorodani basanze yuzuye, Joshua aravuga ngo baremerewe n'isanduka ngo naba aribo bakandagiramo. Bayikandagiyemo Yorodani irahagarara, ariko ntabwo Yorodani yahagaze, ntabwo ari amazi yananiwe kuza. Amazi yaraje agonga ku butware bw'Imana, arahagarara, ntiyaba ikirundo ngo asandare mu yindi mirimo. Haruguru arakomeza aratemba, hepfo aragenda arashira. Aho ibirenge by'abatambyi bari, amazi arashira. Bakomeza kuhahagararamo n'isanduka, bambukira no ku mabuye, nta n'umwe ujabasa cyangwa ngo akandagire mu mazi. Banyura kuri ya sanduka, bageze imbere barongera barayitegereza, barongera isanduka irababanziriza, baragenda. Tugera i Yeriko. Yeriko irababwira ngo isanduka ibanze imbere, hakurikira abanaba, simpatinda. Bazenguruka Yeriko, ibabuza kuvuga. Irababwira ngo ntimuganire n'iby'amateka iri kubera Yeriko, ntimubivuganeho kuko ndabazi mushobora gucana intege abantu bakarekeraho kuzenguruka, cyangwa bakazenguruka bahinyura ibyabaye. Ibi biri kuba muzabivuge hari uko iminsi yo kuzenguruka irangiye. Imana iza amagambo y'abarokore, izi uburyo bacana intege. Iravuga ngo ntimubivugeho, no mu mahema ntimuzabiganire, ahubwo muzabivugeho impamvu yo kuzenguruka irangiye. Bakajya bazenguruka, nta n'umwe wagira ucyo abaza mugenzi we. Ubundi hari igihe tugwa ku batubanjirije, akaba aribo tugwaho batubwiye uti yewe natwe tumaze iminsi dusenga. Hari igihe uza ugakubitana na wa muhanuzi uvuga uti nanjye ndi mugenzi wawe, irira Uwiteka ntiyakubuza kurya. Wamara kurya ngo umva ukuntu Imana ivuze ngo uragwa mu nzira. Ngo uragwa mu nzira kuko uriye. Ntabwo muzi ibyo nkuru se muri Bibiliya? Ngo uragwa mu nzira ngo kuko usuzuguye Imana. Imagine aramubwiye ngo rya nanjye ndi mugenzi wawe,
nyuma noneho Uwiteka avuganye nanjye ngo aragukinduye. Rero abantu bagwa ku bantu babaganirije ku by'inkuru z'inaha barangiza bagacogora. Kandi abarakore dukunda kwirata amasezerano tutirata Imana yadusezeranyije. Nushaka amasezerano uyadepoza ahantu yabike nta uyiba, ujye wirata Imana yavuganye nawe. Kuko umuntu ufite amasezerano adafite Imana bimeze nko gutwara ifoto y'umu ex n'ubundi kandi ufite urugo. Iyi foto wayitunga utayitunga nta kizamara, wamureba utamureba ntimuzabana. Nyine ni ibintu by'igihe cyashize. Gutunga amasezerano rero utagira Imana ni nko gutunga ifoto y'umuntu mwakundanye kera kandi warimariye. Umuhanuzi uti wirya undi atirya, Imana nta kigutwara maze kurya ngo urapfuye. Icyo nicyo dupfa. Ibwira Abisirayeli ngo ntimuzabivugeho, muzabanze mubiceceke, mutuze mwebwe muzenguruke. Bakazenguruka. Ikintu cya confusinze abantu b'i Yeriko cya mbere ni ukubona abantu babyuka bagataraverisa, bwakira bukira bagiye. Akavuga ati abantu biriwe bazenguruka aha ubu ntibagiye kuri bariye. None abantu b'i Yeriko baravuga ati ibyo ari byo byose aba bantu bataye umutwe. Iminsi 7 ntimugire ngo ni mike. Abantu bagenza n'amaguru bari ku rugamba baba bafasha ahantu hanini cyane. Kuzenguruka barangiza bagaceceka. Kumva uko bazenguruka, imbaraga z'Imana ziri mu isanduka y'isezerano. Barazengurukana isanduka y'isezerano ikagenda isenyera imbere, bo bari kuzenguruka inyuma. Operasiyo y'Imana. Nimusoma Bibiliya iravuga ngo Joshua abona marayika aramubaza ngo uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha. Marayika aramubwira ngo nje none hakubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Bivuze ngo mu ngabo za Joshua haje izindi ngabo zije gutanga umusada z'Uwiteka ziyobowe na marayika. Joshua ntiyabona izo ngabo, abona marayika umwe uzigabye. Yarangutinze kuzibera umugaba. Joshua aramubwira ngo utari uwo mu babisha bacu. Kandi musome ntibongeye guhura na marayika, ntibanatemberanye. Marayika yaramwiyeretse kugira ngo amenye ko atari bo bonyine. Barazenguruka, imbaraga ziri mu isanduka. Reka ngeraho nashakaga kuvuga rero. Yesu arerura aravuga ngo nimuba muri njye, amagambo yanjye akaba muri mwe. Ibyo byose tubonye byabaye kubw'imbaraga z'Imana yari ifite ibihamya biterurwa. Cyo Kinyarwanda mu cyumve ndi gusoza. Yari ifite ibihamya bigize biterurwa. Isanduka y'Uwiteka yari iremereye. Sindi buvuge mezire zayo, Bibiliya zivuga, ntabwo matinda aho natinda. Yari iremereye. Kugira ngo Imana ikorane nabo birasaba abantu baremererwa n'isanduka bakavunika. Birasaba abantu bayirinda. Birasaba ingabo ziyirwanirira. Mubyibuke yaranyazwe ikajya muri Ashidodi. Si matinda, Uza yarayizize. Hari abantu bagira ngo Uza yazize ubusa. Nuko isanduka igarutse bayirekeye ku mugongo w'inka ntibayakira. Hanyuma inka zitsikiye agiye kuyiramira Imana iramukindura. Ni nko kumubwira ngo inka zimpeka muri ye. Uza arayizize ari isanduka. Iri muri bo barayigendana. Inkoni ya Mose ntibakiyifite, ntibakiyikoresha. Iya Aroni bayishyize mu isanduka. Joshua yegura inkota. Ariko kandi ibihamya by'iby'Imana yavuganye nabo bikomeza kubaho, inarinda isezerano ryayo, ariko kandi bikaba binyuze mu isanduka y'isezerano. Shaka kuvuga ku isanzure ry'Uwiteka. Dawidi kuvuga ngo rero muyihimbariza hera. Nuko hari intebe ya Mesiya, aho nahera. Hari icyicaro cy'umwami, nahera. Hari ahera hahera, hari ibishushanyo by'abakerubi n'abaserafi, aho nahera. Aba ariho mujya kuyihimbariza. Umva ukuntu Kristo yaduhaye rero. Imana ishimwe.
hari abajyaga bavuga ari ikinyarwanda cyirgiriye iwacu bajyaga bavuga ngo yatudimbiyemo. Hari uwagiraga umuvugo yaravugaga ngo asekura gahoro ngo akanoza cyane. Yesu rero yasekuye gahoro aratunogereza anoza cyane, gahoro gusa aranoza. Yesu arebye abona uburyo dutatanye, ntabwo tuzikorera isanduka ngo duhurire hamwe, kuko bamwe bari ku Gikongoro, abandi bari i Kigali, bamwe bari i Byumba, abandi bari mu Mutara, bamwe bari i Ngoma, abandi ni i Rusizi. Aravuga ati isanduka kugira ngo abantu bagere no muri Yerusalemu bizabagora. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuga. Imana iravuga ngo muri iyo minsi nzamanura ihema ryanjye nture muri bo. Niko Imana yavuze, manura ihema ryayo simatinda. Yesu aje ntibyabihema, aravuga ngo simbasize nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha. Umva duhuze hamwe twasomye hamwe mu itangiriro baburiye umwuka, ubusabane bw'umuntu n'Imana bukavaho. Umwuka waruhanyaga n'abantu agatandukana nabo, ibifite umubiri bigapfa. Yesu aravuga ngo birakwiriye ko ngenda kugira ngo mubone umwuka wera. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana ijya yicara ikibaza ngo umuntu ni iki, ngo ko mwitaho, ngo umwana w'umuntu ni iki ko mwibuka, umuntu ni iki ko mugenderera. Ubundi umuntu ni iki? Wagize ngo Imana ije iwawe ireba igipangu gihari, ako kari nothing mu maso y'Imana. Irabizi ko ari inkarakara, irabizi ko ari umucanga na sima bavanze, izi amaproduwi bavanze irayazi, byahinduye icyo kintu gukomera. Imana irakareba ikavuga uti ibyo ngibyo mu ijuru ntibibayo, nta gihari. Impamvu twebwe dutangara nuko tunyura ku bindi biri munsi y'ikiwawe. Twagera iwawe tukabona haruta hamwe twanyuze, ariko mu ijuru ari pas comparable no mu isi, kuko nta gipangu na kimwe Imana yareba ngo itangare. Ireba abantu bicaye ku mashuri, bimwe twebwe twita ibitangaza kandi ari n'amashimwe yanabiremye, ikabona turi kwiga ubwenge bw'abantu gusa. Yareba ikavuga ngo ni abantu bari kuganira n'abandi. Bimwe twita amashuri y'igitangaza, ikavuga ati ni abantu baganiriye n'abandi, bahuje ibitekerezo n'indimi, babyita ubumenyi. Bicaye ku ntebe ikoze mu giti na plastike n'imbaho, babyita biro. Bicaye ku makaro n'ibiki n'umusenyi bakoze, bawita makaro n'ibindi. Imana irabireba ikabipfusha ubusa. Nasomye ijambo muri Yesaya rirambwira ngo ibona ibirwa, ngo ibiterura nk'iteruye akantu gato, ngo hanyuma ngo ikabona abami, ngo ngo iterura ibirwa ngo nk'iteruye akantu gato, ngo naho abami ngo ibagereranya n'igitonyanga kiri mu kibindi, ngo bameze nk'umukungugu ngo ufashe ku munzani. Muri mwe ninde wari wajya guhaha akavuga ngo nimuhanagure umunzani ivumbi ritongera amagarama? Abo bose bakomeye batyo niko Imana ibareba. Irabareba ikabona n'ubusa imbere yabo. Umugabo witwa Herode yarahagaze ngo ari gutanga ikiganiro, aravuga, barangije aravuga ngo noneho uvuze nk'Uwiteka. Marayika arenterefona hafi aho akubita urushyi, umugabo ahinduka inyo. N'uyu munsi Herode nta gituragira muri Isiraheli. Ni umwami wahabaye, baramuzi, amateka yarazwe, ariko nta gituro cye kibayo. Ibi bintu iyo babibeshya ntibari kwandika inkuru ku mwami ngo bavuge ngo yahindutse urunyo. Icyo kintu ntibari kukibeshya. Nta muntu wari gutinyuka gukora ibyo bintu. Hari igihe tureba gukomera ukabona ni ubusa. Imana iravuga ngo icyo cyondo, uwo muntu uteye atyo, noneho niyongera agarurirwe umwuka. Haleluya! Umwuka yongera agaruke. Uwatakariye muri Edeni ugaruka muri Kristo. Uje muri Kristo arabutwuzuza. Isanzure ry'Imana ririkiriye i Yerusalemu kugira ngo twegerane n'Imana, kugira twambuke Yorodani, kugira ngo tuzajye mu ijuru. Ntibisaba kwikorera isanduka, bisaba umwuka wera w'Imana. Haleluya! Bisaba imbaraga z'umwuka. Uyu munsi twari dufite teme ivuga ngo guhemburwa. Iyi Imana iduhaye umwuka wayo turazanzamuka, turakomera. Ibintu by'ibicuri, karande, ibintu by'imivumo, ibintu bya kavuki, turahembuka. Haleluya! Mumwikirize. Imana iravuga ngo si ngombwa ngo mwongere gutwara isanduka. Reka dushimire Imana itagituye mu ihema, dushimire Imana itakiri mu isanduka, isigaye igendera muri twebwe.
Imana yiboneye ubuturo bwayo muri twe. Yari yarashyizeho imisozi ibiri, Ebali na Gerizimu, bazajya bahagarara bakatura umugisha. Bakagiye Ebali bakatura umuvumo. Yesu ageze i Gerizimu ahahuriza abayuda, ahahuriza abasamariya, ahahuriza abo hakurya ya Yorodani, abimo wabo, arabahuza. Arangije aravuga ngo mureke mbabwire abanyamahirwe. Aravuga ngo hahirwa abakiranuka, hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Aravuga ngo hahirwa. Aravuga ngo hahirwa. Abivugira ku musozi Gerizimu. Ariko kandi hepfo gato ku iriba ryo kwa Yakobo yaramaze kubwira umusamariya ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga batazongera gusengera data kuri uyu musozi, ahubwo bazaba bamusengera mu kuri no mu mwuka. Aho niho mu isanzure ry'Uwiteka. Ndagira ngo dufatikanye dusenge. Imana ibona ko ibifite umubiri bitazayibona. Ibwira Mariya ngo ugiye gusama inda y'umwuka. Igitangaza cyabaye ni umuntu w'umubiri wasamye inda y'umwuka. Byari bisobanuye ngo umwuka w'Imana yemeye gutura mu binyamubiri. Byari isezerano ry'imbabazi rije ikinyamubiri kitabyiteguye. Niyo mpamvu Mariya yavuze ngo ntibyakunda. Marayika aramubwira ngo imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. None se ntarakingirijwe? Wagize ngo nari gusiga umusigiti nkaza kureba urusengero? Never. Reka da, imbaraga ziragukingiriza zikica ubwenge bw'ubupfu, zarangiza zikakurestora, hakaza restoration. Imana ikagusana. Imana iragusana ku buryo ibintu by'imibare n'inyuguti n'inyajwi byose ubirambika hasi. Bavuga ngo Imana iravuze, utayumvishe ukayumvira mu muntu inyuzemo, kubera ko ni mu isanzure ryayo. Mu isanzure ry'Uwiteka habamwo za paracetamol. Umuntu ararwara, umuntu w'Imana mushumba akamurambikaho ikiganza akagira atyo uti kira mu izina rya Yesu. Nta rushinge, nta timometero, nta bipimo, nta biki. Abaganga muri hano murabizi akantu bita generique. Hari igihe umuntu ajya kwa muganga akakureba, yabona urwaye nyine wabaze kubyisetingamo, yagusuzuma akakuburamo indwara, akagushakira umuti wo kugira ngo ugende utuze wizere gusa ko muganga yakuvuye. Muganga niyo yabura indwara ntabura ikinini, arakiguha ukakijyana. Ariko mu isanzure ry'Uwiteka uraza bakavuga ngo baho. Mu isanzure ry'Imana habamo impinja. Imana iterura uruhinja rukajya mu rugo rumaze imyaka 7 rutabyara, rukajya mu nda y'ingumba. Mu isanzure ry'Imana harimo imbabazi nyinshi ku buryo umuntu mu isanzure ry'Imana, Imana itubwira amazina y'abana tudafite n'abafiyanse, ikatubwira ngo mbahaye inzu nta kibanza. Mu isanzure ry'Imana umuntu utagira na certificate iramubwira ngo nzagutuza mu mahanga, ikakurebera muri visa we nta na certificate. Utaranafata irangamuntu ikabiteganya, ikavuga ngo umugisha wawe uri mu Bufaransa. Mu isanzure ryayo. Pawulo arabyanditse rero, aravuze ngo twebwe ibyo ntitubitinye, ngo kuko ubwiza bw'Imana yacu buri kuri twebwe ntibidusaba gutwikiriza umwenda ngo nka kumwe Mose yabigenje. Aravuga ngo ubu turiho buhoraho. Ntabwo bushira ngo ntidutekereza ko iri bukureho igitwikirizo. Niyo dusomye mu Bakorinto, si matinda, aravuga ngo Imana isigaye igendera muri twe, iri kumwe natwe. Ndagira ngo dusenga n'Imana. Niba mu isanduka y'isezerano Imana yarakoraga ibitangaza mu mubiri w'umuntu ufite Kristo Yesu, bimeze biti? Umuntu utwaye Kristo Yesu ntabwo ari isanduka, si inkoni ya Mose, ni ukuboko kwaducunguye. Haleluya! Ni ukuboko kwaduhaye ubuzima naho twazukiye. Niba isanduka yaraciyemo inyanja itukura, amaraso ya Yesu yakora iki mu buzima bwawe? Ni ibiki? Yakora ibiki ku mibereho yawe? Ndagira ngo tubwire Imana ngo amaraso yawe, amaraso ya Kristo araruta isanduka y'isezerano. Amaraso ya Yesu araruta inkoni ya Mose. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, bisubiramo ntacyo bitwaye. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Haleluya! Mose yambukije abava muri Egiputa, ariko amaraso ya Kristo yashyizeho ikiraro kidukura mu isi kiduhuza n'Imana mu ijuru. Ibwira Joshua ngo ndagukuza, kura mu bitekerezo wongere wumve wegereye Imana.
ibintu bidashoboka ubirebereye mu mitekerereze yawe, ariko mu bushobozi bw'Imana hindukira uvuge ngo birashoboka. Ni iyihe ndwara itakira? Ntayibaho. Impamvu ya mbere turayifite ubwo twasense. Impamvu ya mbere indwara zikirira hari nuko Imana irema umuntu yamuremye itarwaye. PS nzima zitagira indwara, aho Imana izikurira cyahareba, ntabwo harajya kure y'imbone y'amaso y'Imana. Imana iracyahabona, haracyagaragara. Imana ishimwe. Ahantu Imana yakuye icyubahiro cya Yabesi ari gasuzuguro, haracyahari wari gahinda, Imana ikamubonera umunezero. Aho icyo cyubahiro cyavuye, Imana iracyahareba, Imana iracyatanga icyubahiro, Imana iracyatanga ubutware. Ndagira ngo nkubwire ko amagambo bakuvuze ntabwo ararenga amatwi y'Imana. Imana iracyayumva, Imana iracyayumva. Ibiganza bidukorera imirimo mibi, ibiganza bikuroga, ntibirajya kure y'amaso y'Imana. Amaso y'Imana aracyabibona, amaso y'Imana aracyabibona. Niba ababisha b'Imana baratinye isanduka y'isezerano, ababisha bawe bahunga umwuka w'Imana, kuko uri isanzure ry'Uwiteka. Utuwemo n'ubugingo, ntabwo uri umubiri ugenda gusa. Ntabwo ndi Aniseti wo kwa Habiremye Jacques icyangugu, no, ndi Aniseti wo muri Kristo Yesu, ndi icyaremwe gisha. Imana ishimwe. Si ngombwa ngo abantu ngo duturanye, ngo abantu mvukamo, ngo abantu tuzirane, ngo ngende hangana naho bagiye. No, ndi muri Kristo Yesu. Tera intambwe itari y'umuntu. Abisirayeli bagenda bakurikiraga isanduka y'isezerano. Uyu munsi natwe Kristo yaratubanjirije. Imana ishimwe. Yaduhaye ubuzima bwo muri we ari mwisi. Bivuze ngo aho yanyuze ntabwo hananira umukristo, kuko imibereho yo muri Kristo niyo twahawe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Riravuga ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho twese. Yaduhaye ubugingo bwo muri we. Ubwo bugingo nibufatwa n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ntabwo bufatwa na karande kwa Cinara Yesu. Ubwo bugingo ntiburogwa mu izina rya Yesu. Ubwo bugingo nibusuzuguritse kwa Cinara Yesu. Ubwo bugingo ntabwo busuzuguritse, no, bufite autorite, bufite ubutware. Ubwo bugingo burategeka, burayobora. Imana igukure ku gisuzuguriro. Dufite ubugingo bwa Kristo. Sanduka y'Imana yatumye Obededomu bamutura amaturo. Umwuka w'Imana muri wowe uratuma bigenda bite? Umwuka w'Imana uguhindura igisonga, umwuka w'Imana ukubahishe. Niba inkoni n'ibisate, ibihamya by'Amanu n'ibindi byari mu isanduka byaratumye Obededomu aturwa. Ibyo ni ibishushanyo. Twe ntidufite igishushanyo, dufite Kristo wuzuye. Dufite imibereho ya Yesu, dufite ubuzima bwo muri Kristo Yesu, dufite ubuzima bwo muri Yesu. Haleluya. Dufite ubuzima bwo muri Yesu. Amaboko yawe ari kumwe na ya Yesu. Bibiliya iravuga ngo turi ingingo zimwe, twese duhurira mu mubiri wa Kristo. Uwo mubiri urwaye, ayo maraso arwaye, ari mu mubiri wa Kristo. Uwo muntu bavuga, uwo bagendaho, ari mu mubiri wa Kristo. Dushimira Imana iby'imbaraga yakoze akadukonekta na Kristo. Hanyuma kandi dufate Kristo nk'intwaro ituneshereza. Umuririmbyi yaravuze ngo Kristo ni imbaraga zawe. Ubwo ari we mbaraga zacu rero, nakurwaniriraho wanesherejwe, nagutsindiraho warutsindiwe, nakunyuzaho utirenzaga, nasobanura ibitari bisobanutse, nakugeze mu yindi dimension. Yesu nagukuze, ibitekerezo byawe byegera Imana, umwuka wawe wegera Imana, amaso yawe abona imirimo yayo, ibirenge byawe binyura mu cyanya cy'Imana, amaboko yawe akoreshwa n'Imana. Imana igukuze. Twarabyawe, turi urubyaro rushya, turi igisekuru cy'Imana. Haleluya. Yesu niwe wenyine bashumba banjye, babyeyi banjye. Yesu niwe muntu wavukiye mu isi adafite origine yo mu isi. Nta DNA yo mu isi Yesu agira. Nta maraso y'umugabo aba muri we. Ngo naba confusinze. Ni inda y'umwuka wera. Nta muntu bahuje DNA. Birasobanuye ngo arisa. Arisa ni unique. Nubwo abarirwa kwa Dawidi mu muryango wo kwa Dawidi, ntabwo agira amaraso ya Dawidi. Nuko Mariya yari uwo mu muryango wo kwa Dawidi.
amaraso ya Kristo ari pasono, ntabwo ari aya sogokuru, ntabwo ari ay'abahindu, si ay'abayuda. Ni amaraso akozwe mu mwuka w'Imana, ni amaraso afite imibereho y'ubumana. Iyo twizeye Kristo tuba turi supernatural, turi ibiremwa bidasanzwe bitandukanye akavukire yacu n'iy'isi. Niko Bibiliya ivuga, iravuga ngo ntimwongera gutekerezwa hakoreshejwe igisekuru. No, ntitwongera gutekerezwa dutyo hatekerejwe igisekuru. No, oya, tuba tubaye ibiremwa bishya. Ibyo isanduka itumye Abisirayeli bambuka inyanja itukura. Amaraso ya Kristo akwambukije iki? Niba isanduka itumye Obidodomo bamutura amaturo, umwuka wera yatumye abantu bagufata bate? Reka mbinginge mwegere ejuru. Mushumba mubyeyi wacu, reka twinginge Rwibasira. Mushumba mudufashe gusenga. Imana ibahe umugisha. Amen. Asante. Tuzamure Imana amaboko tuyicyubahiro.